ujewe ntabwo bafite maze gusobanukirwa Satani nta ruhare afite ku kiremwa muntu dufite Imana yaturengera Yesu watubambiwe ntabyacitse mu itorero nyiraryarahari abafasha ba Yesu dupfukamye imbere yawe turagusaba Mana utwumve rwose turasabira itorero rihurukundo urihemuka wera Mana imbabazi abafasha ba Yesu dupfukamye imbere yawe turagusaba Mana utwumve rwose turasabira itorero rihurukundo urihemuka wera Mana imbabazi turasabira abizera bahurukundo ubahemuka wera Mana imbabazi turasabira abaririmbyi bahurukundo ubahemuka wera Mana imbabazi turasabira abayobozi bahurukundo ubahemuka wera Mana imbabazi twesure mwijuru turagutabaje tabara Mana tabara ubwoko bwawe nta wundi murengezi dufite atari wowe Mana tunamye imbere yawe kumve Mana udusubize wasubije Danieli natwe kumva udusubize tabara Mana tabara ubwoko bwawe nta wundi murengezi dufite atari wowe Mana tunamye imbere yawe kumve Mana udusubize wasubije Danieli natwe kumva udusubize imisi tubayemo iraduhangayikisha uyu munsi umuntu arapfusha ukumva ngo ejo yapfuye nta munezero murusha ko yahumana n'umubyeyi Data wa twese uri mwijuru turagutabaje tabara Mana tabara ubwoko bwawe nta wundi murengezi dufite atari wowe Mana tunamye imbere yawe kumve Mana udusubize wasubije Danieli natwe kumva udusubize tabara Mana tabara ubwoko bwawe nta wundi murengezi dufite atari wowe Mana tunamye imbere yawe kumve Mana udusubize wasubije Danieli natwe kumva udusubize ibuka Abisirayeli bageze ku nyanja itukura ubwo ingabo za Farawo zari zibasatiye batabaje Uwiteka Imana maze irabatabara
turaje mana ngwino dutabare tabara mana tabara ubwoko bwawe nta wundi murengezi dufite atari wowe twunamye imbere yawe twumve mana udusubize wasubije Danieli natwe twumve udusubize tabara mana tabara ubwoko bwawe nta wundi murengezi dufite atari wowe twunamye imbere yawe twumve mana udusubize wasubije Danieli natwe twumve udusubize tutagufite mana nta buhungiro tabara mana utwumve udusubize mana uyu munsi tubona umugisha wawe natuyu munsi turakwiringiye ibyiringiro byacu ni wowe tutagufite mana nta buhungiro tabara mana utwumve udusubize mana uyu munsi tubona umugisha wawe Yesu yaramanutse agisamariya azanye agakiza ku batuye baramwanga ngo afite dayimoni natubira Zakayo abibonye afata ijambo ati Yesu uyu munsi abona mbuye uzanyibuke Yesu uzanyibuke ati Yesu uyu munsi abona mbuye ndabarihakane nakwinginze nugera mu ijuru uzanyibuke Yesu uzanyibuke baramufata bajya kumubamba umusaraba i Nyabihanga baramwanga baramukwena batigize natwadukize ariko igisambo gifata ijambo iti Yesu tuzize ibyo twakoze ariko wowe Yesu urazira ubusa
ntabazagutenguha na rimwe. Uwo Yesu mu bigeragezo jya umuhamagara, mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Uwo Yesu mu bigeragezo jya umuhamagara, mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Ntabazagutenguha na rimwe. Uwo Yesu mu bigeragezo jya umuhamagara, mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Niwe nshuti yawe, mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Niwe nshuti magara, mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Niwe nshuti magara, mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Mu bibazo ujye umuterefona, ntabazagutenguha na rimwe. Mbega iyi si dutuyemo, mbega iyi si tubayemo, uyu munsi uri kumwe n'umuntu mukandi kanyango ntakiriho, maze amarira akisuka, ubabara no kubogoza, ugasuhuza umutima kubw'iyo nkuru wumvishije. Amarira ni menshi Mana kubw'ibihe turimo, agahinda ni kenshi data kandi nawe urabibona. Uyu
mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje amarira ni menshi Mana kuko ibi bihe turimo agahinda ni kenshi data kandi nawe urabibona uyu mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje wasiwe n'ukutubabaza wasiwe n'ukuturusha twebwe dufite isezerano yuko abapfuye bizeye abo ngabo bazazuka bamusanganire mu kirere aho niho bazahozwa amarira barize amarira ni menshi Mana kuko ibi bihe turimo agahinda ni kenshi data kandi nawe urabibona uyu mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje amarira ni menshi Mana kuko ibi bihe turimo agahinda ni kenshi data kandi nawe urabibona uyu mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje yewe muntu nyumva none uyu musi niwo wawe ejo ntabwo arahawe kuko nakuzi igihe uzapfira tekereza ku ngeso mbi zawe uzihane bikiri vuba kugira ngo Yesu naza azazukane n'abera bose amarira ni menshi Mana kuko ibi bihe turimo agahinda ni kenshi data kandi nawe urabibona uyu mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje amarira ni menshi Mana kuko ibi bihe turimo agahinda ni kenshi data kandi nawe urabibona uyu mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje uyu mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje uyu mubabaro uzashira ubwo Yesu azaba agarutse ntabwo tuzongera kubura abacu muri iyo si nziza yabanesheje hano muri iyi si tugira inshuti tugakundana cyane tukandikana amateka kubera uko tubanye ariko iyo dushwanye turababazanya kugira ngo akugirire ibanga sinzi ko byashoboka kugira ibanga Yesu nami mucunguzi kugira ibanga Yesu ni wowe mubyeyi mukuru wihanganira umunyabyaha udashaka ko harimbuka icyampa twese tukabimenya maze tukihana
ugira ibanga Yesu mwami mucunguzi, ugira ibanga Yesu ni wowe mubyeyi mukuru, wihanganira umunyabyaha udashaka ko arimbuka, icyampa twese tukabimenya maze tukihana. Maze nshuti mu bukirisitu bwawe, ingo z'abandi warazisenya amashari n'amatiku, bwacya mu gitondo ukihandagaza, yaba ari nk'inshuti isanzwe wari kugaragara. Ugira ibanga Yesu mwami mucunguzi, ugira ibanga Yesu ni wowe mubyeyi mukuru, wihanganira umunyabyaha udashaka ko arimbuka, icyampa twese tukabimenya maze tukihana. Ugira ibanga Yesu mwami mucunguzi, ugira ibanga Yesu ni wowe mubyeyi mukuru, wihanganira umunyabyaha udashaka ko arimbuka, icyampa twese tukabimenya maze tukihana. Maze nshuti mu bukirisitu bwawe, ariko n'ubu umeze nk'icyapa kiyobora abagenzi. Tekereza isuzume mu bukirisitu bwawe, Yesu nagaruka azaguhemba ibyiza. Ugira ibanga Yesu mwami mucunguzi, ugira ibanga Yesu ni wowe mubyeyi mukuru, wihanganira umunyabyaha udashaka ko arimbuka, icyampa twese tukabimenya maze tukihana. Ugira ibanga Yesu mwami mucunguzi, ugira ibanga Yesu ni wowe mubyeyi mukuru, wihanganira umunyabyaha udashaka ko arimbuka, icyampa twese tukabimenya maze tukihana. Wihanganira umunyabyaha udashaka ko arimbuka, icyampa twese tukabimenya maze mukihana. Wihanganira umunyabyaha udashaka ko arimbuka, icyampa mwese mukabimenya maze mukihana. Umukobwa mwiza kandi ngiyiziho, iyo mvuye muri saro imisatsi nikozeho, makeup ntiwareba abasore bakarangara, ubwo ijuru ryanjye banayitashe. Reka nkubwire nshuti mukundwa ntabwo ari uko bimeze, ijuru si uburanga uko wowe wibwira, abibone bameze nkawe bazashirwa mu muriro, aho niho bazabona yuko bakoze nabi. Reka nkubwire nshuti mukundwa ntabwo ari uko bimeze,
ijuru suburanga kuko wowe wibwira abibone bameze nkawe bazashirwa mu muriro aho niho bazabona yuko bakoze nabi Ngenda umusore mwiza kandi wakoze ikofi iyo ndi muduka inyungu ndi mumbara najya mutubyiniro abakobwa ngatondekanya ubwo ijuru ryanjye banaritashe reka nkubwire nshuti mukundwa ntabwo ari uko bimeze ijuru suburanga cyangwa se ibintu utunze abibone bameze nkawe bazashirwa mu muriro aho niho bazabona yuko bakoze nabi reka nkubwire nshuti mukundwa ntabwo ari uko bimeze ijuru suburanga cyangwa se ibintu utunze abibone bameze nkawe bazashirwa mu muriro aho niho bazabona yuko bakoze nabi umubwiriza wubaha Imana iyo ngiye mu murimo ngabwiriza ubutumwa abantu bagahinduka bagakurikira umukiza ubwo ijuru ryanjye banaritashe reka nkubwire nshuti mukundwa uko niko bimeze abakoreye Yesu bagakurikira umukiza abo nibo bazatembera wa murwa Siyoni aho niho bazabona yuko bakoze neza reka nkubwire nshuti mukundwa uko niko bimeze abakoreye Yesu bagakurikira umukiza abo nibo bazatembera wa murwa Siyoni aho niho bazabona yuko bakoze neza reka nkubwire nshuti mukundwa uko niko bimeze abakoreye Yesu bagakurikira umukiza abo nibo bazatembera wa murwa Siyoni aho niho bazabona yuko bakoze neza reka nkubwire nshuti mukundwa uko niko bimeze abakoreye Yesu bagakurikira umukiza abo nibo bazatembera wa murwa Siyoni aho niho bazabona yuko bakoze neza Yamaye isezerano Yesu umucunguzi wanjye Yesu yamaye isezerano Yesu niryo ngenderaho yamaye isezerano Yesu umucunguzi wanjye Yesu yamaye isezerano Yesu niryo ngenderaho Yesu ari hano ku iyi si yasize avuze ati ngiye gutegura amazu muzabamo kandi ubwo ngiye gutegura aho muzaba nzagaruka mbajyane aho ndi namwe muhabe yamaye isezerano Yesu umucunguzi wanjye Yesu yamaye isezerano Yesu niryo ngenderaho yamaye isezerano Yesu
umucunguzi wanjye Yesu, yampaye isezerano Yesu, niryo njye ngenderaho. Yesu ari hano ku iyi si yasize avuze ati ngiye gutegura amazu muzabamo, ntimuhagarike imitima mwizere Imana, nanjye munyizere mu rugo hari amazu. Yampaye isezerano Yesu, Isezerano yampaye umucunguzi wanjye Yesu, yampaye isezerano Yesu, niryo njye ngenderaho. Yampaye isezerano Yesu, umucunguzi wanjye Yesu, yampaye isezerano Yesu, niryo njye ngenderaho. Yesu ari hano ku iyi si yari hamwe n'intumwa zaramushagaye ziti ntabwo wadusiga, arazisubiza ati mbasigiye Mwuka Wera, azababashisha kubwiriza ubutumwa. Yampaye isezerano Yesu, umucunguzi wanjye Yesu, yampaye isezerano Yesu, niryo njye ngenderaho. Yampaye isezerano Yesu, umucunguzi wanjye Yesu, yampaye isezerano Yesu, niryo njye ngenderaho. Yampaye isezerano Yesu, umucunguzi wanjye Yesu, yampaye isezerano Yesu, niryo njye ngenderaho.
ntibishoboka mana kwambure uhembure mana we umurimo wawe abaririraga itorero Satani yamaze kubagusha uhembure mana we umurimo wawe abaririraga itorero Satani yamaze kubagusha iyi minsi duhagaze mu mana iminsi ya nyuma kandi iteye ubwoba iki ni igihe cy'intwarane naho intwari zose zirananiwe mana uhembure mana we hembura wawe abaririraga itorero Satani yamaze ayiwe kubagusha uhembure mana we hembura wawe abaririraga itorero Satani yamaze kubagusha uko byamera kose abana b'Imana nta na rimwe bazigera babura mu isi uko byamera kose dushikame ku masezerano y'Uwiteka nta na rimwe azigera hera uko byamera uko byamera kose abana b'Imana nta na rimwe bazigera babura mu isi uko byamera kose dushikame ku masezerano y'Uwiteka nta na rimwe azigera hera uko byamera uko byamera kose abana b'Imana nta na rimwe bazigera babura mu isi uko byamera kose dushikame ku masezerano y'Uwiteka nta na rimwe azigera hera data mwiza nyigiza hafi yawe komeza ntundeke nibanire nawe ni wowe nagira mucunguzi mwiza mana nanjye umbera umusare mu muraba mwinshi ibitekerezo byanjye mana ndabiguhaye imigambi yanjye mana igenwe nawe ubwenge bwanjye buyobore none n'iteka ryose amina ibitekerezo byanjye mana ndabiguhaye imigambi yanjye mana igenwe nawe ubwenge bwanjye buyobore none n'iteka ryose
ryose amina. Data mwiza nyigiza hafi yawe, komeza ntundeke nibanire nawe. Nakwishima cyane kubana nawe mucunguzi, ni wowe mungeri w'intama zo mw'isi. Bitekerezo byanjye Mana ndabiguhaye, imigambi yanjye Mana igengwe nawe. Ubwenge bwanjye buyobore none n'iteka ryose amina. Bitekerezo byanjye Mana ndabiguhaye, imigambi yanjye Mana igengwe nawe. Ubwenge bwanjye buyobore none n'iteka ryose amina. Data mwiza nyigiza hafi yawe, komeza ntundeke nibanire nawe. Iyi si turimo yuzuyemo indwara z'ibyorezo, duhe gukomera kw'ijambo ry'Imana. Data mwiza nyigiza hafi, komeza ntundeke. Nakwishimira ko tubana kuraragira. Data nyigiza hafi, nifuza ko tubana. Data nifuza ko tubana. Yesu yaramanutse ajya i Samariya, azanye agakiza ku bahatuye. Baramwanga ngo afite dayimoni, natuvira aha. Zakaya bibonye afata ijambo, ati Yesu uyu munsi abonambuye ndabarihakane. Ndakwinginze nugera mw'ijuru, uzanyibuke Yesu, uzanyibuke. Ati Yesu uyu munsi abonambuye ndabarihakane. Ndakwinginze nugera mw'ijuru, uzanyibuke Yesu, uzanyibuke. Baramufata bajya kumubamba ku musaraba i Nyabihanga. Baramwanga baramukwena, bati ikize natwadukize. Ariko igisambo gifata ijambo, kiti Yesu tuzize ibyo twakoze, ariko wowe Yesu urazira ubusa.
ndakwinginze nugera mu ijuru uzanyibuke Yesu uzanyibuke kiti Yesu tuzize ibyo twakoze ariko wowe Yesu urazira ubusa ndakwinginze nugera mu ijuru uzanyibuke Yesu uzanyibuke buri munsi turakwihakana mu byo tuvuga n'ibyo dukora bakakwanga kubera twebwe bakakwanga kubw'ibyo dukora natwe uyu munsi dufashe ijambo tuti Yesu uyu munsi aho twanyuze dukora amakosa turahanyura tukuvuga ibigwi munuranga nawe isubireho tuti Yesu uyu munsi aho twanyuze dukora amakosa turahanyura tukuvuga ibigwi munuranga nawe isubireho tuti Yesu uyu munsi aho twanyuze dukora amakosa turahanyura tukuvuga ibigwi munuranga nawe isubireho. Buryo ubwiza bw'inyubako bugenwa n'ibikoresho wubakishije ibituma inyubako ziba nziza byo biboneka muri Lexi Solution Tools. Muri Lexi Solution Tools ducuruza kandi tukanaranguza ibikoresho by'ubwubatsi birimo iby'amashanyarazi iby'amazi n'ibindi bikenerwa muri finisage z'inyubako zitandukanye. Dufite serire nziza kandi zikomeye zikingishwa inzugi z'ubwoko bwose. Izi serire zirimo zikoresha ikoranabuhanga ry'amakarte fingerprint face detection amakode zikaba zifite n'amakamera. Aha niho usanga jacuzzi toilette n'amatara meza by'ubwoko bunyuranye kandi bigezweho. Byose tubyikurira ku nganda zo muri Turukiya, Dubai, Ubufaransa, Ubuhinde n'Ubushinwa kandi tukabitanga ku giciro cyiza utasanga ahandi. Akarusho nuko dutwaza batanze komande zabo online. Dukorera mu mujyi wa Kigali Nyarugenge mu nyubako ya Bircom House hafi na Hotel Gloria. Wifuza ibindi bisobanuro cyangwa gutanga komande watubona kuri 0788 30 10 48 no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose twitwa Hardware Rwanda. Lexi Solution Tools nitwe igisubizo kirambye cy'ibikoresho byiza by'ubwubatsi. Fitness Factory Gym haba mu minsi y'akazi cyangwa muri weekend ukore siporo urwanya umubyibuho ukabije ndetse na stress z'umujyi. Duhamagare kuri 0788 49 18 69 uganire n'umutoza muri siporo akugira inama umenye siporo ukeneye. Twishimiye gukorana siporo nawe. Fitness Factory Gym haba mu minsi y'akazi cyangwa muri weekend ukore siporo urwanya umubyibuho ukabije ndetse na stress z'umujyi.
duhamagare kuri 0788 49 18 69 uganire n'umutoza muri siporo akugira inama umenye siporo ukeneye. Twishimiye gukorana siporo nawe. akira impano idasanzwe ya noheli n'ubunani kuri Star Times kuva ku itariki ya 15 Gushyingo 2025 kugeza ku itariki ya 14 Mutarama 2026 gura ifatabuguzi ry'icyumweru cyangwa iry'ukwezi urebe ryisumbuyeho. Abagura unique cyangwa super bouquet muhabwa iminsi 2 y'inyongera ku cyumweru n'iminsi 5 ku kwezi. Ku bakiriya bashya dekoderi y'igisahani n'ibihumbi 18, naho dekoderi y'udushami iri ku bihumbi 16 gusa. Ishimane n'abawe ureba shampiyona y'u Rwanda kuri Magic Sports na filime z'agasobanuye kuri Ganza TV. Star Times ikwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Mu Gushyingo kuri Canal Plus. On vient de signer Michael Jordan. Abagira amarangamutima mwitegure kumva ubushagarira kuva ku mutwe. Donc faut vraiment que tout soit parfait. Kugeza ku kantu k'agahera kuko Ugushyingo ari ukwezi ukuri kujya ahagaragara. Ndabakubita inkoni imwe nziza. Dora gashya kubifuza kuva mu buyobe. Dekoderi ya Canal Plus yashyizwe ku bihumbi 3 ukagura na abonema y'ikaze y'amezi 2 mbumbe na installation y'ibihumbi 5. Mukiriya usanzwe gura abonema usanzwe ugura maze uhabwa iminsi 30 ureba amasheni yose ya Canal Plus na ya DSTV. Aha, reka rumba ikaze nshuti bakunzi kandi bakundwa bayisango Star TV aho muherereye hose mbabwira ngo mugumye mugire ibihe byiza. Ndibaganizi Olivier, ikiganiro ni Isango Church Service, ikiganiro cyanyu, ikiganiro rwose cyenda akwizihiza isabukuru y'imyaka hafi 10 imaze kibayeho kandi gikorwa neza. Twakira amakorari abavuga butumwa, twakira abantu bafite ubuhamya bumeze neza, ariko cyane cyane indirimbo kuko nizo ziruhura imitima kandi zigafasha n'abantu benshi batandukanye. Abantu badukurikira rero bari mu magororero atandukanye, abantu badukurikira bari kwa muganga, badukurikira bari bwota amasi mu bihugu bitandukanye, bamudukurikira kuri murandasi birumvikana. Mwese mugire ibihe byiza. Abadukurikira kuri Canal Plus mwese mwereye hose mu bihugu bitandukanye mugire ibihe byiza. Abadukurikira kuri Star Time namwe kandi mugire ibihe byiza. Turabifuriza kumenya kuryoherwa n'ibiganiro bya Isango Star TV uko bigenda bikurikirana, ariko cyane cyane Church Service ko ariyo turi kumwe, ariyo turimo muri kano kanya. Mbabwira rero nk'uko muri kubona abasore bamaze kubaririmba indirimbo 10 ni abasore basa neza. Ese baje baturutse hehe, bitwa abandi? Ndagira ngo umuyobozi w'iri tsinda afate mikrofone atubwire iri tsinda ryitwa ngo umuyobozi. Murakoze, yegereze mikoro rwose abantu bakumve neza. Murakoze cyane. Yego, tubanje kubasuhuza abadukurikiye. Yego, twitwa korari abafasha ba Yesu, abafasha ba Yesu ku itorero rya Ninda mu ntara y'ivuga butumwa ya Kinigi. Aha, ku itorero rya Ninda mu ntara y'ivuga butumwa ya Kinigi. Umuyobozi, iyi korari yatangiye ryari? Iyi korari yatangiye mu mwaka wa 2021. Yego, mu kwezi kwa 11. Yego, icyo gihe ndabyibuka hari muri Covid. Aha, hari mu bihe bitoroshye, ariko Uwiteka yaraturinze aracyadukomeje. Nahabwa icyubahiro. Aha, ahantu mwaba mwarakoze umurimo mukavuga muti ahantu twagiye kuri cyane kurusha ahandi ni hehe? Tumaze gukora ibitaramo byinshi bitandukanye. Yego, tumaze gukora ibitaramo ku matorero atuzengurutse. Tumaze gukora ibitaramo 20. Yego, tabariyemo ibitaramo 4 twakoze ku itorero rya Ninda ryacu. Ndetse twakoze igitaramo gusa kure twagiye ni mu mujyi wa Kigali. Aho twakoreye igitaramo mu shuri ryo kwa Kenisi Gasogi. Ahandi twagiye ni muri Burera. Ubwo nta handi hakure turajya naho ngaho. Muri Burera mwarahazengurutse? Yego. Za Nyanga harya mu Nyanga buriya ntimwagezeyo ra? Aho mu Nyanga Rusumo. Hari turo de Adventiste rihari. Hanyuma rero umuyobozi, mwari mwasimbuka mukajya nko gusengera wenda za Kisoro hakurya aho ngaho Uganda? Gisoro Uganda ntago turahagera, ariko dufite ibyiringiro yuko tuzahagera. Kuki batubatumira kandi mufitemo intumwa hano muri korari? Ubwo babyiteho kugira ngo muzasimbukireyo murebe uko bimeze. Umuyobozi rero mumaze gukora audio angahe, amavideo angahe? Tumaze gukora audio 14. Aha, tukaba dufite video 7. Yego, gusa dufite izindi 3 ziri muri studio. Aha,
twumvikanye na producer yuko azajya azishyira kuri YouTube channel Aha. yacu buri Gake kwezi gake. gake gake kandi turamwizeye ntago ajya dutenguha. aha channel yacu yitwa aha abafasha ba Yesu yego Ninda CDA. aha uhita usangaho izo ndirimbo 7 hanyuma rero uretse kuba indirimbo umuntu yasanga aho ngaho, nimero ya telefone y'umuyobozi umuntu yahamagara akavuga ati ngewe nakunze rwose uburyo muririmba ndashaka kubatumira, ndi umudivantiste cyangwa se turi korari runaka, cyangwa se mu basore mufite ndi umukobwa agenda akunzemo umwe muri abo basore, yaca kuyihe nimero ya telefone. ya ni byiza cyane kuko na korari turirimba, iyi korari dufite abasore yego barimo rwose aha ni abahungu Eh. abahungu rero uramutse udukeneye ushobora kwandika yino nimero yego 078 yego gatandatu aha 88 yego 26 yego 21 wayisubiramo 078 aha gatandatu yego 88 yego 26 yego 21 aha iyo nimero ni iy'umuyobozi, iba no kuri channel yacu ya YouTube. iba no muri mobile money ku buryo umuntu ashobora kuhakwitira ifaranga. kubi aha umuyobozi reka tujye hepfo yawe, nawe atwibwire amazina ninde. Fungura mikrofone yawe irafunze rwose abantu bakumve neza. Yego amazina yanjye ni Dusengimana Samuel. Samuel, iyi korari watangiranye nayo? Korari natangiranye nayo. Kuki mwahisemo kuba batandatu gusa? Buriya mu bicumi aricyo byari kuba bitwaye? Ntacyo bidutwaye uko nguko turi, kuko yegereze mikoro abantu bakumve neza rwose. uko nguko turi ntacyo bidutwaye kuko iyo dushaka gukora ikintu turi bake duhuriza hamwe, ntabwo ese twebwe turi abatiga y'ubuki. Bivuze ko umuntu washaka kubajoyininga ntibyapfa koroha kano kanya, mwamugira nk'umunyamuryango. Twamushyiramo, ntabwo twakwinumbira umuntu uje gukora umurimo w'Imana. Ariko mukagira udukondisiyo runaka muha kugira ngo muriye ko wenda azabishobora. Kondisiyo zo nk'uko muri korari zose bisanzwe biri, ntabwo byabura. icyo koza byujuje rwose ni karibu. Aha, urakoze cyane. Reka tujye ruguru y'umuyobozi, ubwo n'undi ufite inshingano muri korari agenda bitubwira amazina. Amazina ni Manirakiza Jean de Dieu. Yego Jean de Dieu. Jean de Dieu, iyi korari nayo watangiranye nayo? Korari nagize amahirwe yo gutangirana nayo. Umwihariko urimo wumva utayivamo n'uwuhe? Umwihariko uri muri korari, yegereza mikoro abantu bakumve rwose. Umwihariko uri muri korari abafasha ba Yesu. Aha, yego. Ni korari zikuririmba cyane. Ndayikunda buriya. Ntabwo nyivemo byagora, cyane hari izindi mpamvu runaka zibaye, ariko ntabwo napfa kwivamo ko ndayikunda cyane. Tumaze kuba abavandimwe butwa ingeso zabaye zimwe. Ubu turi bamwe rero, gupfa kuva mu bavandimwe ntabwo byakora. Urakoze cyane. Nko kutasiga umwana wawe ngo ugire. Aha, twagiye iruhande rwawe nawe afungure mikrofone nawe atubwire amazina n'ijwi aririmba. Murakoze. Amazina yanjye ni Habumuremyi Elia. Yego. Uri gukora indirimbo mu tenor. Uri mu tenor. Yego. Elia, ni iki gituma wumva ukunze kuba mu muryango? Ikora uranyishimira ibintu byinshi. Yego. Ikora yagiye inkomeza muri ibi bihe twaturimo bikomeye. Yo ntaza kuyigira. Yohana yaramfashije. Bese ku buryo numva ntayivamo, bitewe nuko aho nja gucika urutege intege, korari kagira ute indirimbo ibihangano duhimba bikagenda bimfasha, nkumva nsubijwemo intege mu buzima bwawe. Urakoze cyane. Yego, murakoze. Reka twakire n'ingo turi kumwe n'abafungure mikrofone gusa tubwire amazina ye n'ijwi aririmba. Murakoze cyane. Yegereze mikoro rwose, yegereze umunwa neza. Murakoze cyane. Amazina ni Hamenyimana Emmanuel. Yego Emmanuel. nkaba ndirimba ijwi rya Aruto muri korari abafasha ba Yesu. Wowe rwose uyu muryango shishikariza umuntu rwose kuwuyoboka. Korari abafasha ba Yesu nk'uko urimo kutubaza. Yego. Uyu ni umuryango mwiza cyane. Yego. Kuko icyambere nshimira korari abafasha ba Yesu. Ni abantu dushira hamwe. Usibye no muri korari nyirizina. No mu buzima busanzwe turi abantu. Bafashanya mugafasha n'abandi. Twiyumvanamo. Aha, twagiye na hano rero.
murakoze cyane. Yego. Amazina ni Jackson Niyongenzi. Yego Jackson. Abandirimba ijwi rya base muri korali abafasha ba Yesu. Yego. Yeah. We rero kuba iyi base utarijyanye mu zindi korali ukayishyira mu bafasha ba Yesu byaturutse kuki? Murakoze cyane. Korali abafasha ba Yesu. Yego. Navuga ngo ni korali y'umwihariko. Ni korali numva ko umutima kurusha izindi korali zose aho ziva zikagera. Yego. Kuko inyubaka kandi ikanyungura byinshi. Yego. Mu by'umubiri no mu by'umwuka. No mu by'umwuka. Ibyo bituma wumva rwose utajya kuri. Ibyo bituma korali abafasha ba Yesu ntayivamo. Ngaharanira kuyigumamo byiteka ryose. Ubu rero abafasha ba Yesu ubarimo. Bivuze ngo abandi ntibazigire bakorokorita? Nuvuga ngo abafasha ba Yesu. Uretse gato ku murongo wa telefone turi kumwe n'umugabo witwa Mupende Jideo. Mupende Jideo waramutse ute? Mupende Jideo urimo uratwumva neza? Oui, Mupende uri kunyumva neza? Waramutse neza. Aha, no Olivier Baganizi ndagira ngo uduha amakuru ahari. Mu kanya n'iki kigiye kuba hano rwose ka Kigali? Hagiye kuba igitaramo. Igitaramo cya Alexis Dusabe. Aho aribo bayizihiza imyaka 25 amaze mu muziki. 25 amaze mu muziki. Gifitiye insanganyamatsiko turi ku Isango Star TV ndagira ngo duha abanyarwanda amakuru arambuye kugira ngo nutaragura tike ahita asimbuka yigure tubahere inyanya n'umugoroba. Ni igitaramo cyo gushima Imana no Yego. kuyitaramira ku bw'umurimo yamushoboje muri iyo myaka yose. Babizi hari abatangira mu kwezi kumwe umwaka umwe bakaba barabiretse bacitse intege biranze ariko we amaze imyaka 25 yose. Yego. Hari ubuhamya bwinshi yabonye bw'abantu bafashijwe bahembuwe n'ibihangano bye. Ibyo byose ni bimukomeza kugira ngo akomeze gukora umuziki. Rero birahari umunsi w'igitaramo cyo gutambira Imana no kuyishima ku bw'imirimo yakoze ndetse no gukomeza kuyiragiza kugira ngo akomeze kumushoboza kuko afite projet nyinshi cyane. Yego. Yo gukora umwaka utaha n'indi myaka ikurikira. Mupende araza gufatanya n'abandi? Aba ari kumwe na Bosco Nshuti. Yego. Abantu baramuzi n'umuramyi wo mu Rwanda. Cyane. Yego. Ndetse na Pastor Lopez. Yego. Pastor Lopez n'uw'i Burundi akaba azwi mu ndirimbo ivuga ngo uri Imana y'akandi karyo. Imwe mu ndirimbo zikunzwe cyane maze n'umwaka umwe gusiya. Mupende nta gusa hari n'abandi ni surprise. Yego. Abantu bari bwishime bari butungurwe no kubona izindi mpano ziryoshye. Ni beza rwose bari buze gufatanya nawe bari mu bimbaza. Mupende nk'umuntu rero uri mu bari gutegura iyi konseri amatike make yabasigaye rwose umuntu ukurikiye Isango Star TV muri kano kanya yabigenza ate kugira ngo agire yaramuramo? Amatike ari kuboneka mu buryo bw'ikoranabuhanga. Yego. Aho ujya kuri website twa umuyoboro.com ukareba itike ushaka harimo amatike y'ibihumbi 5, 10, 20. Yego. Ariko by'umwihariko iyo uguze na Airtel Money barakugabanyirizaho 10% bivuze ko ufite kubona itike ya 4,500. Yego. Yenda magana ngahe. Mu buryo buhari ubundi buryo n'ubwo kugura kuri telefone. Yego. Wandika akanyenyeri 7 9 akanyenyeri Yego. 50 akanyenyeri 2 akanyenyeri 93 urwego ugahita itike ushaka. Wabisubiramo kuko ubwo buryo bworoheye buri wese? Yego na akanyenyeri 7 Yego. akanyenyeri 50 Yego. akanyenyeri 2 Yego. akanyenyeri 93 urwego. Urakoze cyane. Hanyuma Mupende rero hari umuntu ufite kuyambaza nimero banagufasha bakayikugerezaho buri byo bukoroheye. Iyo nimero wayiduha nayo? 07 Yego. 82 nanone. Yego. 09 wayisubiramo? 07 Yego. 82 nanone. Yego. 09 01. Iyo nimero umuntu wayicaho byagufasha kubona tike. Yego. Hanyuma rero ubwo bivuze ko abantu wenda bafite nk'isaha imwe yo gusakuma amatike asigaye ubwo uri bukererwe ashobora kubura tike rwose birumvikana. Cyane bagomba kuzigura hakiri kare kuko saa 10 zuzuye imiryango irabikinguye abantu batangiye kwinjira. Yego.
saa 11 zuzuye umurishyo uraba uvuze igitaramo. ibutsa abantu aho konseri iraza kubera rero. Konseri irabera muri Camp Kigali. Aha. Uyu munsi tariki 14 Ukuboza 2025. Kumwe na Alex Dusabe. Aha. Na Papa Lopez. Yego. N'abandi banyimpano beza cyane bari buze kwizihira benshi. Urakoze cyane rero, reka Mupende tukureke ugumye rwose, mugira imyiteguro myiza. Nahamukanya ubwo bari bacika ngo tubahaye amakuru yo kugira ngo bahite bagura amatike byihuse. Murakoze cyane Olivier ndetse na Isango Star. Aha, akaruna kari gaciyemo ubonagira ngo mbabwire ko namwe ibihe mugomba kubikunda. Umunsi umwe namwe tukazahamagara tubabaza ngo ese mwateguye iki mu Kinigi, ni iki mugiye guha abanyarwanda kugira ngo ibintu bigende neza. Hanyuma rero twari turi hano ku Mbaziste turabazengurutsa mwese. Ndagira ngo Perezida duhe intumbero, uyu muryango ufite izihe ntumbero? Murakoze, ntarabaha ariko kambanze mbahe intumbero yakorara abafasha. Yego. Gusa ndaza gufata umwanya nabwo nshimire abantu badufashije. Yego, batubaye hafi. fata iyo mikoro yo hepfo yo. Yego. Bije yacu twumva yuko uko byamera kose ikintu cya mbere ni ukuba mu Mana. Yego. Noneho twarangiza tugakora umurimo wayo. Yego. Tukaririmba. Aha. Tukabwiriza ubutumwa. Yego. Ndetse kuko twumva yuko dushaka kuzajya mu ijuru. Ijuru turi kubwira abandi ntibazarijyamo ngo tutekurijyamo. Yego. Noneho ibyo byose kugira ngo tubigereho nuko twafatanya n'abanyarwanda n'itorero. Yego. Bakadushyigikira. None ku buryo niba dufite gahunda yo gukora indirimbo. Yego. Nkuko nabikubwiye yuko dufite gahunda yo kuzikora ziri muri studio. Igihe tuzishize kuri channel ya YouTube. Bakaba badushyigikira bakazisharinga bakazireba. Subscribe zo nibumva ni ngombwa. Unit ticket yacu. Ibitaramo rero muri guteganya kuzakora ibitaramo biremereye ku ruhe rwego, mwifuza kumera nk'abande, wababaza ngo mu myaka 2 iri imbere n'iki mugiye gukora ngo mbashyigikire, mwamubwira ngo iki? Ibitaramo rero dushaka gukora abantu cyane cyane twumva twifuza kuba nkabo. Yego. Ni korali Inyenyeri z'Ijoro. Turayikunda cyane. Nabonye mujya kuririmba nkabo. Inaradushyigikira. Ndetse n'umucuranzi wacu niwe ducurangira. Yego. Ubwo ndavuga Joseph wo mu Nyenyeri. Aba Evariste turaziranye. Yego. Ni inshuti zacu. Twumva twaba nkabo. Kandi ndatekereza yuko no mu makorali y'Abadventiste cyane cyane ambassadors itanga umuco. Iraririmba kumva rwose biri kujyamo. Bizajyamo biti mudashyiramo abagore. Kumva natwe dushaka kuba nkayo makorali ayo ngayo. Ko nta bagore mufitemo? Abagore rero ubwo bivuze ko abagore bari mu banyamuryango. Harimo abafite abagore muri twebwe nabo bari mu banyamuryango bo ku ruhande. Muri make bafite izindi nshingano bari gukora kugira ngo ibintu bigende neza. Umuyobozi rero ndagira ngo ntanga amasegonda make uraza kudusoreza wowe kuri buri muririmbyi asuhuza aho yasize mu rugo. Rwose. Yego, murakoze cyane. Yego. Ndasuhuza papa na mama. Barahagana he havuge? Bari Musanze mu murenge wa Nyange umudugudu wa Kansoro. Asuhuza nabo batuye muri uwo mudugudu bose. Ndetse nabo dusengana. Hari n'umukobwa dukundana arahari. Mupepere uwo ngowe mupepere rwose. Urakoze cyane. Twakomeje gure kwa Perezida. Yego. Perezida taraza kutuvugira nyuma, reka duha abandi babanze bagira icyo batubwira. Yego. Namusuhuje madamu wanjye. Urahagana hehe? Salute kabisa. Salute ni kuba ndi hano. Yabigizemo uruhare yatabishaka nagomba naje. Ari muhe murenge rero? Ari mu murenge wa Nyange. Kagari ni Kabeza, umudugudu ni Kansoro. Umpepere rwose. Namupepeye ansoreze n'udupeti twanjye twatundi nkunda uratuzi. Urakoze cyane. Twakomeje. Murakoze cyane. Mbere ya byose manze gusuhuza umuryango wanjye. Yego. Ayizera dusenga na hara ku turo rya Ninda badukurikiye anga ku Isango Star. Yego. Yese ndabasuhuke. Imana bahumugisha. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Yego.
nanjye ndasuhuza umuryango wanjye umugore n'umwana ngasuhuza abizera bo ku itorero rya Ninda. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, twagiye. Murakoze cyane. Yego. Ndasuhuza ababyeyi banje n'abashiki banje bari mu mudugudu wa Nyabutaka, akagari ka Ninda, umurenge wa Nyange, ngo Imana ibahereze umugisha. Kongera ngasuhuza nanshima abayobozi b'itorero, abakuru b'itorero rya Ninda na pasiteri bemeye kudushigikira bakanemera ko dufata uru rugendo, nabo ndabashuhuje ngo Imana ibahereze umugisha. Ngasuhuza abizera bari kwa rya torero, abizera basengera ku itorero rya Kisoro Central Church, aho ni mu gihugu ca Uganda. Ndabashuhuje by'umwihariko, Imana ibahereze umugisha. Twasuhuzamo nk'abandera, twasuhuzamo Tumwizere Julius, umuyobozi w'itorero mukuru. Yego. Mugabo Edward nawe n'umuyobozi w'itorero. Senga Peter, noneho na korari bita Voice of Hope. Imana ibahereze umugisha. Ngiye nongeyeho na Museveni, Twizerimana, Museveni, Raubeni, bagusuhuje. Imana umuntu ushinzwe transport muri kiriya gice cya Kisoro. Hakanongereho n'undi umwe. Reka nanjye nsuhuza undi muntu hariya visi gavana. Nawe agira ibihe byiza, abantu bariya baratureba cyane kandi baradukurikira. Hanyuma rero tugiye gukubitaho indirimbo 5, ariko perezida mbere ko tuzinjiramo ni indirimbo zisoza nagira muzirimba n'imbaraga muhagaze. Shimira abantu nka 3 babafasha kugira ngo mutere imbere. Ya murakoze. Mbere ya byose nanjye kamanze nshimire umugore wanjye yitwa Iduhaye Angelique. Ndabizi ari kunkurikirana. Mubwira akantu keza ariko gatuma agubwa neza. Ndabizi ndamukunda cyane. Nibyo. Ibyo birahagije n'abana banjye. Ya rero reka dushimire muri rusange. Mu izina rya korari abafasha ba Yesu. Turashimira bwa mbere itorero rya Ninda. Buriya izo ngendo zose twagiye dukora, iyo baba batabishaka ntabwo twari kugenda. N'ubu ngubu ntabwo twari, iyo baba batabishaka ntabwo twari kuba twaje. Rero Imana ibaha umugisha kandi tujye dukomeza tubane neza. Kabiri, turashimira abajyanama bacu aho bava bakagera. Ndabizi neza babigizemo uruhare kugira ngo tube abo turi bo. Mu rwego rwego ndabashimiye, ariko by'umwihariko turashimiramo umugabo bita Sharire. Yego. Yatubaye hafi cyane. Vuga utaduha ibifaranga. Kubi. Na Mukamusoni Josephine n'umugabo we Senga Boniface. Ndetse n'abandi ntabashe kuvuga kuko bose mbavuze ntago nubundi twaba turi kurya umwanya. Yego. Ariko bariyizi, turabashimiye muri rusange. Yego. Tukongera tugashimira studio idufasha Jordani kwa Joshua. Aradufasha, tuba hafi kandi ni inshuti yacu. Rero mu izina rya korari abafasha dushimiye abanyarwanda muri rusange, abari kutureba, abari kutwumva, bose turabashimiye. Imana ibaha umugisha kandi twifuje kubana nabo igihe bazaba badukeneye. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane rero umuyobozi, reka nange mbashimire ko mwafashe umwanya mugaturuka mu Kinigi rwose munsi y'ibirunga mukaza gufatanya natwe. Imana ibaho umugisha kandi abantu muri kiriya gice bose bagira ibihe byiza. Firidi yaho igira ibihe byiza, abapasiteri baho bagira ibihe byiza, abakristo bagira ibihe byiza. Ntibagiye n'inshuti zanjye rwose ziriyo, abantu muri New City hari haruguru rwose kwa Fikiri Jayden, mwese mugira ibihe byiza. Hari abasaza bakurikira hariya mu Kinigi barimo barinywera igipendi, bakanyoreza ubutumwa bati rwose turimo turagukurikira tumeze neza. Abantu mwese muri mu Kinigi murimo murinywera igipende mugira ibihe byiza, mugubwe neza. Imana irabakunda kandi Isango Star tubahari kugira ngo igende baha ibintu byiza, yaba radio cyangwa na televiziyo. Turahagera 5/5 kandi byose bimeze neza. Reka rero mbabwire ngo muhaguruke mu ndirimbo 5 zisoza, ngira abantu ko nimutongera kutubona nyuma y'izi ndirimbo umenye ko ngubwo ari ku cyumweru gitatu kwe n'amakorari ameze neza. Narabwiye ngo nta korari n'imikomeye tutazigera ikandagira hano. Mbibutsa ko minsi iri imbere tuziziza imyaka 10 ikiganiro Isango Church Service kimaze giha abanyarwanda ibyiza kandi biryoshye, kibaha amakorari meza, amakorari ameze neza kandi aririmba neza. Reka duhe abatunirwa bo munsi indirimbo 5 zisoza, naho butaha.
ukiwutangira byari bitugoye, benshi bacitse intege abandi basubira inyuma, ariko Uwiteka Imana yaraduje maze twongera dushira hamwe. Mana yacu turabigusabye, ni wowe twizeye nk'umuyobozi, Mana urabizi, komeza udufashe. Uravuga uti doraho ninjye narasayishije cyane, ntacyo mfite nakorera Imana imbare mu bana bayo, ariko Uwiteka Imana ahora dufitiye impuhwe, nutera intambwe Yesu aragushoboza. Uravuga uti doraho ninjye narasayishije cyane, ntacyo mfite nakorera Imana imbare mu bana bayo, ariko Uwiteka Imana ahora dufitiye impuhwe, nutera intambwe Yesu aragushoboza. Nuko gusubira inyuma kuriho muri isi yacu, byagaragariye mu cyorezo cya koronavirusi. Tebuka umukirisitu yabaga ahagaze neza, none abenshi bari habi. Mana yacu turabigusabye, ni wowe twizeye nk'umuyobozi, Mana urabizi, komeza udufashe. Uravuga uti doraho ninjye narasayishije cyane, ntacyo mfite nakorera Imana imbare mu bana bayo, ariko Uwiteka Imana ahora dufitiye impuhwe, nutera intambwe Yesu aragushoboza. Uravuga uti doraho ninjye narasayishije cyane, ntacyo mfite nakorera Imana imbare mu bana bayo, ariko Uwiteka Imana ahora dufitiye impuhwe, nutera intambwe Yesu aragushoboza. Yesu ati numara gukomera ukomeze indabani, iyo ni inshingano twasigiwe n'uwawutangije, kandi yasezeranye ko azaduha imbaraga nidukomeza kumwizera. Mana yacu turabigusabye, ni wowe twizeye nk'umuyobozi, Mana urabizi, komeza udufashe. Uravuga uti doraho ninjye narasayishije cyane, ntacyo mfite nakorera Imana imbare mu bana bayo, ariko Uwiteka Imana ahora dufitiye impuhwe, nutera intambwe Yesu aragushoboza. Uravuga uti doraho ninjye narasayishije cyane, ntacyo mfite nakorera Imana imbare mu bana bayo, ariko Uwiteka Imana ahora dufitiye impuhwe, nutera intambwe Yesu aragushoboza. Uravuga uti doraho ninjye narasayishije cyane, ntacyo mfite nakorera Imana imbare mu bana bayo, ariko Uwiteka Imana ahora dufitiye impuhwe,
kuba ku bantu bavuga ko bakiriye umukiza bakanavuga ko berekeza mu ijuru abo bose bafite ikibazo gikomeye gisaba amasengesho menshi cyane uri musindarwana uri saha ndasenga ibigeragezo bikanga bikiyongera imbaraga yawe mana iyo nkeneye usumba ibindi byose ubuzima bwanjye uri mutsindarwana uri saha ndasenga ibigeragezo bikanga bikiyongera imbaraga yawe mana iyo nkeneye usumba ibindi byose ubuzima bwanjye nateye intambwe igana ku gakiza nari nzi ko ntazababara kandi nari nzi ko nacitse umwanzi w'ukuri ariko none ubu ibigeragezo ni byinshi nibyo byose ni ikibazo gikomeye gisaba amasengesho menshi cyane uri mutsindarwana uri saha ndasenga ibigeragezo bikanga bikiyongera imbaraga yawe mana iyo nkeneye usumba ibindi byose ubuzima bwanjye uri mutsindarwana
Uwiteka murengezi wacu Mana ihoraho twebwe abana bawe twaragucumuyeho tugarutse imbere yawe mucunguzi wacu kugira ngo twejeje amaraso yawe akiza turapfukamye twese turakwinginga irengagiza ubugoryi n'amafuti y'abana bawe uhereze Mwuka Wera abane natwe atwigishe gupfukama ku birenge byawe Yesu turapfukamye twese turakwinginga irengagiza ubugoryi n'amafuti y'abana bawe uhereze Mwuka Wera abane natwe atwigishe gupfukama ku birenge byawe Yesu Uwiteka murengezi wacu Mana ihoraho mu minsi dusize inyuma ntabwo twagenze neza Pawulo we yabivuze neza njya gukora ibyiza maze ibibi bikaza bikananga imbere turapfukamye twese turakwinginga irengagiza ubugoryi n'amafuti y'abana bawe uhereze Mwuka Wera abane natwe atwigishe gupfukama ku birenge byawe Yesu turapfukamye twese turakwinginga irengagiza ubugoryi n'amafuti y'abana bawe uhereze Mwuka Wera abane natwe atwigishe gupfukama ku birenge byawe Yesu uhereye mugenzi wanjye rero utagenze neza maze wisubireho urugendo harimo kugwa no kuganuka oherereze Mwuka Wera atwigishe kubana nawe turapfukamye twese turakwinginga irengagiza ubugoryi n'amafuti y'abana bawe uhereze Mwuka Wera abane natwe atwigishe gupfukama ku birenge byawe Yesu turapfukamye twese turakwinginga irengagiza ubugoryi n'amafuti y'abana bawe uhereze Mwuka Wera abane natwe atwigishe gupfukama ku birenge byawe Yesu bavuga yuko umuntu ataremwe abana natwe bari kwizera izo nyigisho iyo hataza kubaho umwami Imana ishobora byose bari kubaho ubwo buyobe fata Bibiliya yawe
baremwe n'abica amategeko bayazi. Imana yagize ntizishiraho Bibiliya yera ituyobore itugeze mu ijuru, dukomeze amategeko yayo nk'uko yategetse, nibwo tuzajya mu bwami bw'ijuru. Yagiye ikoresha abantu bayo ngo baba abahanuzi, kuva mu itangiriro ukagera muri Maraki, agaragaza yuko hagiye kuzaza umwana w'Imana ushobora byose, akaba ari buza gucungura umuntu. Yageze mu isi ibirema biragenda, mu myizira humuka ibiragi biravuga, ati mugende muhindura abantu bose abigishwa, abemeye mubatize mu izina rya Data ry'Umwana w'Umwuka Wera, ababatijwe bababigisha bakorere Yesu. Yageze mu isi ibirema biragenda, mu myizira humuka ibiragi biravuga, ati mugende muhindura abantu bose abigishwa, abemeye mubatize mu izina rya Data ry'Umwana w'Umwuka Wera, ababatijwe bababigisha bakorere Yesu. Umurimo si w'abapasiteri cyangwa se uw'abadiyakoni, umurimo si w'abakuru b'itorero cyangwa se ibindi byiciri, umurimo ni uwa twese, tugende tubuvuge, abantu bose bamenye Yesu bahereko agaruke, itagenda wafashisha amasengesho. Yewe nifitiye umukunzi utuye inyuma y'ibicu, uwo mukunzi yarankunze nari natekereza no kubaho, umukunzi udasa n'abandi n'abamusimbura hano ku isi, uwo mukunzi reka murate n'umukunzi unogeye, mukunzi wanjye uri mwiza reka muvuge ibigwi, inkwano yo watanze y'amaraso narayishimye, natwe turi imbere yawe, twigishe gukundana, amaraso yawe Yesu niyo ngabire dukingira, mukunzi wanjye uri mwiza reka muvuge ibigwi, inkwano yo watanze y'amaraso narayishimye, natwe turi imbere yawe, twigishe gukundana, amaraso yawe Yesu niyo ngabire dukingira. Inyanja zose zo mu isi zahinduka wino, ijuru naryo rikaba impapuro muvandimwe, ibyatsi byo mu isi bikaba uducumu tw'abanditsi, n'abisi bakandika urukundo nta
ntabwo barurondora mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi inkwano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi inkwano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira ukwezi rugasumba n'izuba abakunzi ba hano ku isi bajya bahemukirana ariko uwo mukunzi wanjye ntigeze ampemukira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi inkwano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi inkwano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi inkwano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira yewe nifitiye umukunzi utuye inyuma y'ibicu uwo mukunzi yarankunze nari natekereza no kubaho umukunzi udasa n'abandi n'abamusimbura hano ku isi uwo mukunzi reka murate n'umukunzi unogeye mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi impano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi impano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe Yesu niyo ngabi dukingira
zose zo mu isi zahinduka wino ijuru naryo rikaba impapuro muvandimwe ibyatsi byo mu isi bikaba uducumu tw'abanditsi n'abisi bakandika urukundo ntabwo barurondora mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi impano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe yesu niyo ngabi dukingira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi impano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe yesu niyo ngabi dukingira nakindi narugereranya kuko rusumba ukwezi rugasumba n'izuba abakunzi ba hano ku isi bajya bahemukirana ariko uwo mukunzi wanjye ntigeze amemukira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi impano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe yesu niyo ngabi dukingira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi impano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe yesu niyo ngabi dukingira mukunzi wanjye uri mwiza reka nkuvuge ibigwi impano yo watanze y'amaraso narayishimye natwe turi imbere yawe twigishe gukundana amaraso yawe yesu niyo ngabi dukingira amaraso yawe yesu niyo ngabi dukingira amaraso yawe yesu niyo ngabi dukingira